dufite ingo zisenyuka kubera nta turaba baherutse kugurirana, ntawe uheruka guhobera undi, ntawe uheruka kwandikira undi, ntawe uheruka gutaha kare ngo atekere undi. Hari geste ikenewe mu rukundo kugira ngo uvuge ngo uyu muntu ari kunyiyumvamo. Hari ibintu ndambiwe nawe ubirambirwe. Muririmbyi yavuze ngo nshatse kugukurikira buri munsi, batubwira haza n'amafirita kubayemo menshi, unati ntimumutuka ari kuvuga ukuri, nanjye ndi kumva mbirambiwe. Bati iki? Ati njye sinshaka gukorera abami babiri, biza kurenganya abantu ngo runaka yambara ate, ubu si ikorari yambaye gute ko ariyo murangirikana, ubu se ntuze ejo bundi mwahuye yari yambaye gute ari umupende, gusa ntabwo urakubitana n'umusilamu utitandiye kandi ari kavukire, se ntabwo urakubitana n'umupende yabunuje, se ntabwo urabona umwangirikani yambaye ubusa, se warenganya byose. Bana yo mu misozi ni nayo mu mibare. Cyakoze ijambo twasomye hano ku gice cya 4 ntekereza ku murongo wa 17 niho hatubwiye amagambo meza, haravuga ngo ariko hari abantu bakunda umwijima bakawurutisha umucyo, ntacyo wakora niyo yaba ari umupende, ntacyo wakora niyo yaba ari umusilamu, ntacyo wakora niyo yaba ari umwangirikani. Akunda kwambara ubusa kuruta ibirebire, akunda kubeshya kuruta kuvugisha ukuri, akunda gusambana kuruta kwifata. Hariho abakunda umwijima bakawurutisha umucyo. Ikigero cyo kuba abagenerwa bikorwa b'Imana, already twamaze kuba abafatanya ibikorwa bayo. Twarenze kuba abagenerwa bikorwa b'Imana, twabaye abafatanya bikorwa bayo. Ntabwo tukiri abandi Imana ivuga ngo nguhaye ikiro cy'umuceri, twamaze kugera ku rwego Imana ivuga ngo nguhaye depo uzanshyirire runaka agafuka. Twarenze rwego Imana ivuga ngo nguhaye igitenge, ahubwo iravuga ngo nguhaye shopu y'ibitenge, buri kwezi ujye ukuramo igitenge. Umwana wayo umwe w'ikinege yagiraga kugira ngo umuntu wese umwizera nakora iki ngo mbone ubugingo buhoraho? Kwizera Kristo. Kugira ngo umwizera, ntabwo wese abantu bakunze kuyumva neza. Nkunda kugira ikinyarwanda kirambuye, akantu kose nkagatinda, akantu kavuga ngo wese. Zaburi nshya. Hereye ku murongo wa 16 niwe turi butindeho. Haranditswe ngo kuko Imana yakunze bari mu isi cyane, zatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Hepfo ni imirongo myinshi kuri icyo gice cya 3, ariko inyuma duhinduye page ku murongo wa 36 baravuga ngo uwizera uwo mwana wa wundi twavuze aragura Imana yatanze, uwizera uwo mwana ababonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Nayo magambo twasomye, tuvuge cyane amen. Twongere cyane amen. Tuzamure gutya ibiganza tuvuge amen. Ayo niyo magambo turaza kuganiraho. Niturangiza turaza gusengera mu muririmbyi, n'ubundi utagiye kure ibyo twumvise. Turasengera mu muririmbyi uvuga ngo uyu munsi noneho Mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nozwe mu maraso yawe. Niyo gahunda mfite uyu munsi. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Kongera tuvuge cyane amen. Mugiye kumfatirana n'ibiro kantu wamesho ininze ko numva natazi. Mugiye kumfatirana n'ibiro nka mushumba waroze ko mfite ibiro byinshi, ariko kwa mungani wa Pastor Moses kubera wanzi kera na mono harimo abanzi kera, dukomeje gushima Imana ko ndi kugenda mzibuha. Imana yo mu ijuru ihabwe cyubahiro. Oya byari isezerano. Njya mbwira abantu reka tuganire gatoya, nkababwira ngo ishimwe ry'umuntu, kuba nshimye ibitagushimishije ntabwo bivuze ko ntashimye. Yes, ushobora kuza hano ugashima uti ndi gushima Imana ko yampaye bodaboda. Nabumvise mwese nabacishije mu ijisho aho muturuka, nahumvise umuntu wavukiye hano kuri katedrale twasanze ari umwe. Mwese mwaturutse kure,
inkweto muzibonye vuba. Umuntu akazana agashima Imana ati ngiye ndashima Imana ko yanguriye mwamini, wenda reka barizo tuvuga bamwe bazita ngo ni sembagora abandi ngo mwamini. Ugahita ubona ko atari ishimwe kubera wowe iyo wambaye igura 50 wari gushima ko yaguze 900, ukumva atari ishimwe ariko we nuko yahoze yambaye ibirenge. Umuntu akazana agashima ngo ndi gushima Imana ko yampaye London y'ibihumbi 4 itanayidodesheje ariko yayisize mu rugo. Wowe ukumva ko atari ishimwe kubera ko wambaye bazerishi ya 100 ngahe. So ndashima Imana ko irimo kumbyibushya wa. Ngiye maze kwiyongeraho ibiro 2. Niyo yaba ari garama rimwe ndaribara nkaribara. Umuririmbyi yaravuze ngo nujya kubara amashimwe ntuzategereze kugira ibiro 90, ntuzategereze ko bijana na 20, ntuzategereze ngo bibe 5, ahubwo ngo niyo yaba ari amagarama 200, niyo yaba ari irobo, ngo ujye ari iyo migisha yose. Ntabwo yahereye ku biro byinshi, yavuze ngo ni ukubara imigisha yose. Niyo yaba ari irobo, niyo yaba ari inusu, nujya kubara imigisha y'ibiryo uzabara umuceri, ubare n'akawunga, ubare n'ifiriti, usimbuke ubare. Wakarangisha dayinasi yaba ari igihwagari yaba ari imesa nta kibazo. Imana yavuganye nawe ko kuzajya urya ibikaranze irabikora. Nje nigeze mbwira abantu ngo ntibambangamire, bajye bareka nshime nturagare. Ibyo kumbwira ngo nta negisi, ibyo kumbwira ngo ni igitaka, ibyo kumbwira ngo ni sima si amakaro, ibyo kumbwira ngo ntigeretse, ibyo kuvuga ngo urakodesha si yawe, ibyo kuvuga ngo nubwo ari yawe ngo akabanza ni gato. Ntuye mu mujyi. Yarambwiye ngo izantuza mu mujyi, ibyo kumbwira ngo ni muri anegisi iteretse mu mujyi. Mwere kujya mubara ibintu nabi. Igeze njya kubwiriza ahantu, ngenda nteze taxi voiture bisanzwe kuno. Ntarandeba ndegutse ndiko gapfupfunukamo. Aransuza ati ese shimwe ni karibu ati ko wishimye naje mu modoka. Aturiya muntu usara gukorera ntiwoya nari nayiguze muri no minota 20. Waguze imodoka imana nta aregana abari ibyo. Nta muntu yashyiramo buriya ntabyemeye namaze kumuha inote yanjye ya 3. Nta muntu yashyiramo. Rambwira ati se none ushimishijwe n'iki? Ati kera kandi koko byarabaye. Hari abantu nabonye twasenganye kera, yagiye kubwiriza inemba impajya hafi na gereza, inemba hirya iriya wakase kuri base. Ngenda n'amaguru ngaruka n'amaguru, yeza hano muri Buranga umuntu wanciyeho ajya i Kigali yongera nshatashye arahagarara ati bite. Nari ngeze hano ati ngo tugende nguciyeho bwa 3. Amara ifuta ariko nari ngeze hehe hano mu makoni ndi gutaha. Cyo gihe ndi butangize mu rugo, Imana irambwira ngo Zawadi ngiye kukugirira neza. Ntamina, ntabwo uzongera kugenda n'amaguru, ntabwo uzajya ugenda n'utugare, ntuzajya ugenda na moto, nguhaye kugenda n'imodoka. Keretse bingwiririye naho ubundi ntwiceranye niyo yaba ari two mfite imbere n'inyuma ndiyeranje nkita ntega amaga. Nigeze mbwiriza abantu mu mwaka washize wa 2021, ndababwira ngo naho iby'Imana yavuganye nawe byaba bitarasohora, ujye ugerageza gukora igisa n'Imana yavuze. Abantu babihinduye urwenya barabiseka, ariko ko ariko kuri ku ijambo ry'Imana. Niba Imana ivuganye nawe ngo iguhaye imodoka, ntabwo urishobora ko iyo modoka izaguha izarenza ahaye umushoferi. Genda ushake perimi ubaze Imana ngo imodoka iri he. Niba Imana ivuganye nawe ngo guhaye perimi, unotifiye ko nta muntu ugira perimi yo gutwara imodoka adafite provisoire. Genda ushake provisoire, ugiye gushaka kode ya perimi, ubwire Imana ngo ibyo wavuganye nanjye biri. Seme amen. Kandi Bibiliya avuga ngo baraguha baca mu isezerano ari nta mpamvu. Dufite abantu bagiye bambukiranya mu isezerano, bazagaruka kwishyuza Imana ikavuga ngo narahageze ntimwambona. Nasenganye n'umugabo n'uwo mu Kinigi, Imana iramubwira ngo imuhaye inzu nziza mu gace k'iwabo yarakodeshaga kandi mu cyaro. Umuntu agira cyo bamukubise 500, mujya mabicira mu nda,
mukanya Imana irongera avuga ati ariko nguhaye inzu. Umuntu abamuhaye 900 ayacira mu nda. Nko mu minsi ngaha bagabanye mu Kimina mu mpera y'umwaka agabana 800 acira mu nda. Hashize imyaka 2 dusubiye gusenga turi kuvuga ngo Mana kutajya ubeshya kuki watinze. Imana yamubwira ngo ntazo nzigera ngo uzarinda upfa ntaguhaye inzu. Twese babahanuzi barabeshe. Icyo nahise nibaza mu mutima. Imana yatubwira ngo nanyuze imbere ntiyambona. 500 yarimo ikibanza yo ruguru za Kabwende. 900 yarimo inkarakara. Iyo miliyoni yindi cyangwa ayo 800 yari arimo amabati. Ugasigara uri kuvuga ngo ko yuzuye igipande kirava he. Gerageza gukora igisa n'Imana. Tuvuge cyane amen. Ntabwo ibintu byose byiza byuzuye ngo utereka aho ngo ba. Byose bikaza byuzuye. Amahirwe nagira umuntu akifungura imodoka ngo ndayikuguriye. Ntabwo ari yo wowe wagira. Amahirwe wagira umuntu akaza aribwo bwa mbere yakubona ngo aragukunza atanakuza. Ntabwo ari yo twese tuzagira. Tuvuge cyane amen. Munsi yego niko bigenda. Ntabwo ubu ngubu uyu munsi mushumba wajya gushaka umukozi wo mu rugo ngo ugende kurangisha hariya hanze babakobwa utazi iyo bava utazi ibyo baragutekera. Bavuga turi koko kaza wadi twasenganye buriya akagira akazi. Ukamwegera ukavuga ngo naho nakibagirwa gusenga uriya mwana w'umukobwa azajya biteka bisenge. Waje gusengera iki? Ninde wigeze ubona Imana imanuka ikagenda aho Eliya yarari kamuzanira umutsima? Ninde wabonye Imana imanuka igasanga Eliya aho yarari ikamuzanira inyama? Imana aho ishaka kugira yohereza y'igikona. Baba we nuko muteye. Imana aho ishaka kugera yohereza y'igikona kuko mu bumana bwayo nta mpamvu ifite byo kwihaguruka mu ijuru. Yohereza umwuka byose bikaremwa ibitari biriho bikabaho. Nigeze mbwira abantu ngo tugomba gukizwa. Twamara gukizwa tugasobanukirwa imbaraga z'Imana muri twebwe. Mbwira abantu icyo gihe nabwo nari kuri kamera ndababwira ngo twe twarenze ikigero cyo kuba abagenerwa bikorwa b'Imana. Already twamaze kuba abafatanya ibikorwa bayo. Twarenze kuba abagenerwa bikorwa b'Imana, twabaye abafatanya bikorwa bayo. Ntabwo tukiri babandi Imana ivuga ngo nguhaye ikiro cy'umuceri. Twamaze kugera ku rwego Imana ivuga ngo nguhaye depo uzankirire runaka gafuka. Twarenze rwego Imana ivuga ngo nguhaye igitenge, ahubwo iravuga ngo nguhaye shop y'ibitenge, buri kwezi ujye ukuramo igitenge incirire runaka. Twarenze rwego Imana ivuga ngo nguhaye minerivare igihembwe kimwe, ahubwo iravuga ngo wowe nguhaye ikigo uzarebe abana nka 5 bigira ubuntu. Twarenze kuba abafatanya abagenerwa bikorwa b'Imana, kuri ubu turi abafatanya bikorwa. Tuvuge cyane amen. Kongere cyane amen. Zamura ikiganza alleluia. Ishimwe umushumba wacu yashimye. Hababeshi ikuruhimbe sinabeshi. Rirashimwe niryo nabyukanye. None cyatumye ndibyuka neko nahereye ku nkweto. Umushumba we Moses arabizi. Ngira impano yo kujyanisha. Nari mvuze kujyanisha bose pe. Iyo mpano Imana yimpereye ahantu ku musozi ndimo gusenga. Nari nambaye igitenge gicitse ku kibuno hano hafi. Imana irambwira ngo zawa nukomeza kunyubaha uzajya wambara ntamina. Ati umva ikindi uzajya ujyanisha. Ntabwo iryo sezerano narirengaho. Niyo ngiye muri douche silipa zigira akantu kari mu isume. Niyo njyamye akabara ko muri robe de nuit gahita kagwa mu kari mu ishuka bigahura kuko yabisezeranye nanjye. Mu gitondo rero mpura n'ikibazo cy'inkweto.
Ego komana uratangaje. Ndavuga ngo ko nshaka kwambara umwenda umbohoye utari bunjene. Reba muri etajeri niso ndambara hiyihe nkweto. Donc sinabuze izo nambara, nabuze amahitamo. Dusubije amaso inyuma. Nibuka ko atsinze kujya mu mbere segondere ejo bundi nako nicera nabonye harimo abato 2010. Bati no kuzana imyenda ya siporo, mukazana amakarisa ngahe, mukazana udusutiye tungahe, n'imyenda y'ishuri y'amoko ngahe, iyo mu mibyizi niyo hari mu kibikiro. Bagiye kunjyana ku ishuri nari narakuze nabi hashimwe Imana yangize muremure, niba utabibona wihangana. None se ko ntareshyaga naka kameza. Anjana mu soko ati mumpereza kaya gasarubeti, barakamanura utwo bana bararamo, gafite ibirenge, gafite n'udutoki n'akagofero. Tuwa mwana urwara se muhumeka nabi, ubwo nkuguriye umupira w'imbeho, nkuguriye inkweto za siporo. None Imana irabisunitse bishira ku rwego sigaye nje ahantu hayabegwa inkweto ndi bwambare. Ntabwo uri kureba umukobwa uje mu mbere segonderi n'agasarubeti ameze nk'abakama agiye gusura sebukwe mu Kinyaga. Haleluya! Imana yakoze ibikomeye. Naho ishimwe ryawe uwo mwicaranye ataryumva, data wa twese ari bubyumve. Imana nizi imbaraga byayitwaye kugira ngo ikugirire iyo neza urimo, tuyishima yumve ingaruka y'ibyo yakoze. Nyuma y'ibi yaduhaye turi mu isi, ibyo ndi kuvuga muzirikane ko hari n'abapagani cyangwa se abatazi Imana cyangwa abayizi batayubaha batayumvira, babifite ndetse babidusumbye. Izo etaje zose ziri mu mujyi ntabwo ari iz'abakristo. Aya mamodoka yose ari muri uyu mujyi ntabwo ari ay'abakristo. Aya maduka yose ari mu mujyi ntabwo ari ay'abakristo. Bivuze ngo abakijijwe barakira, n'abadakijijwe bakagira bate bagakira. Abantu bose mu ngeri zose babona ubutunzi. Izi nkweto ndi kuvuga nge naguze, hariya hari undi utanakijijwe uvuga ngo nge sino gutunga inkweto, mfite n'amadepo yazo. Ibi turi kuvuga ngo amafaranga Imana yaduhaye, dufite n'abadakijijwe bafite imigabane mu mabanki runaka. Ibi tuvuga ngo Imana yadutuje mu mujyi, abandi yabatuje no mu mijyi yo hanze ya Afurika, bagira n'inzu zo kuruhukiramo mu gihe twe dufite imwe. Akagira n'inzu iri ku mazi, akagira n'iri mu butayu, akagira n'iri mu ishyamba kandi adakijijwe. Niyo mpamvu twagize icyifuzo cyiza kuri uyu munsi. Turavuga ngo none ibyo byose tubifite cyangwa tutabifite, ko hari ikiruta ibyo ngibyo, aribwo bugingo buhoraho, twabubona dute? Nakora iki ngo mpabwe ubugingo buhoraho cyangwa se ngo mbubone? Icyo ni ikibazo cy'amatsiko wateguye igiterane yagize. Aravuga ngo wowe naho yaba mufite, njyewe nkaba mufite, wowe utabufite wakora iki? Njyewe se ntabufite nakora iki ngo mbubone? Ibintu byose, ibibazo byose twibaza, Imana yabitubikiye muri Bibiliya n'ibisubizo byabyo. Niyo wabibura mu itangiriro, ndabizi neza ko mu byahishe utabiburamo. Ubibuze mu Kuva ntabwo wagera mu Balewi ngo ubibure. Ubibuze muri Yohana ntabwo wabibura muri Matayo. Ntabwo wabibura mu byakozwe n'intumwa ngo nurangiza ubibure no mu Baroma. Ndakubwira ukuri, iyi nzira niyo waba uri umuswa ntabwo wayiyoba. Ntabwo wayoba. Shiruka ubute ukanguke. Ntabwo uzabiburira mu Befeso ngo wiburire no mu Bakolosayi.
gushakisha. Wacu yarabuze neza, arabibura mu bitabo byose, arabaza ngo ubwoko nakora iki ngo mbone ubugingo buhoraho. Je mwitaringirira arabibura, je mukuva ntiyabibona. Sinzi ukuntu yaturunye paje yikinira, ari gushakisha atanu hose ndabibuze. Abaguye ahantu havuga ngo hari ikintu cyabereye mu ijuru, Imana yiyumva mu rukundo. Irukundo ntiyarukunda abari mu ijuru gusa, ntiyarukunda ibizima, ntiyarukunda abamarayika, ntiyarukunda abakerubi, ntiyarukunda abaserafi. Iterera amaso mu isi, irukunda abari mu isi kandi bakunda cyane. Bose kwiyumva mu rukundo. Tavuga ngo kuko nabategetse ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye, nanjye ubwo mbakunze reka nkore geste ibere ku rukundo. Dufite ingo zisenyuka kubera nta turaba baherutse kugurirana, ntawe uheruka guhobera undi, ntawe uheruka kwandikira undi, ntawe uheruka gutaha kare ngo atekere undi. Hari geste ikenewe mu rukundo kugira ngo uvuge ngo uyu muntu ari kunyiyumvamo. Imana idukunze iravuga ngo reka nkore geste yereka aba bantu ko mbakunda. Ngo urwo rukundo yadukunze rwatumye itanga umwana wayo umwe w'ikinege yagiraga, kugira ngo umuntu wese umwizera nakora iki ngo mbone ubugingo buhoraho. Kwizera Kristo. Kugira ngo umwizera. Ntabwo iyo wese abantu bakunze kuyumva neza. Nkunda kugira ikinyarwanda kirambuye, akantu kose nkagatinda, akantu kavuga ngo wese. Rakoze kunyumva, Imana ikumpera umugisha. Wese naho yaba atarize akamwize, naho yaba ari ingumba akamwizera, naho yaba avuka mu cyaro akamwizera, naho yaba ari imahanga akamwizera, naho yaba ari umushomeri, naho yaba ari muri priyave akamwizera, naho yaba afite isukari nyinshi mu mubiri akamwizera, naho yaba afite ibiro bike akamwizera, naho yaba ari umunyabiyaka, uwamwizera wese. Umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Ngutangariza ko amaturo utura ataguhesha ubugingo. Abantu ucumbikiye mu nzu yawe ntibyaguhesha ubugingo. Abo wishyurira minerivare bose ntibyaguhesha ubugingo. Cyangwa se ndi kuvuga ubugingo buhoraho nayo nyongereho. Ikintu cyonyine cyaguhesha ubugingo buhoraho ni ukwizera Kristo. Rimwebwe nakomera Imana amashyi. Umugabo, bindi bitabo bitari muri Matayo zabivuze neza ngo yaje azanywe no kumugerageza. Haraza amaze ati mwigisha mwiza, hari agaserivisi wampa? Nta kibazo ndahari. Ni gute nakora iki ngo mbone ubugingo buhoraho mwigisha? Mwigisha ntiwakumvira amategeko kanayakurikiza. Aturi kuvuga aya mategeko se atari ya Imana yahaye Mose. Ndibingibi ngo ntukibe se, ntuzasambane, ntuzibye
uzifuza umugore cyangwa umugabo w'abandi, sinzibe naba niba iby'iki ko ndi umukire, nasambana nande ko mfite umugore wanjye, naba ndwana n'iki ngo nuko ngukagije nabi bibiri iki ko n'ubundi se niyo babirije umwaka wose bitashira, kubundi bimzima abantu wapfa bakabijya ku kiriyo. Ibintu by'isabato n'ubundi nabankore iki ko akazi gakorwa n'abakozi, sinajyayo n'isabato. Bibiliya tubwira ngo aramubwira ngo ayo yose ngerageza kuyitondera nkayagenderamo ariko sinyiranuka. Yesu ati n'ibyo ibyo bikora nta kibazo. Hari akandi ntari nkubwiye hasi, ese nakahe ni ugufata ibyawe ukagenda ukabigurisha, warangiza ukabigabanya abakene. Umugabo kubera yari umukire, niko Bibiliya itubwira ngo kubera ko yari umukire ngo ahita yitsiba turaragenda ngo afite n'uburakari, ariko umuntu agenda babyita ngo kwikubita ukagenda, ahita yikubita aragenda n'uburakari bwinshi. Yesu ati pete ababyeyi nababwiraga we sinababwiye ngo biragoye ko umukire, buriya babivuze bisekera nk'abantu bamenyera ati biragoye ko umukire yakinjira mu bwami bw'ijuru, ni nk'uko byakoroha ko ingamiya yakinjira mu izuru ry'urushinge aho kugira ngo mumbwire ngo umukire yaginjiyemo. Petero atese none niba umukire atarijyamo duharanire kuba abakene. Yesu atereka kereka abakene mu mutima, naho ubundi uri umukene n'ubundi wakicwa no kwifuza ntuzarigeremo, ishyari ryakukindura ntabwo warigeramo. None se ugira ngo tugumye gutya byatworohera? Abandi bana bari kujya ku ishuri batahana bireti wawe akigwa mu rugo ntagiye upfa, ugira ngo wapfa kurigeramo se? Ntabwo bibaho. Abandi bari kuvuga ngo tuzagabana inyama, abandi bati tuzazigura, abandi bati tuzasohoka, we n'ibirayi byabuze ngo urarigeramo se? Biroroshye ukuntu uri gutekereza, biroroshye. Abandi baguze utwenda twa Noheri, naho wowe korari muri guhora mubipfa buri munsi ngo wambaye imyenda ya korari mutari muri gahunda y'itorero. Ndabiyobewe se nubwo ntabamo, ngo ntabwo byemewe kwambara iniforme ya korari mutagiye muri gahunda y'iyo korari. Bari guhora baguhana, baraguhagarika ngo warijyamo wabuze. Biragoranye. Abakene bavuzwe nabo mu mutima, babandi bahora bafite inyota y'ijambo ry'Imana, bahora bafite ubukene bwo kuvuga ngo nubwo ari sabatunzi ariko bafite iby'igihe gito, bagahora bakeneye Yesu nk'umwami n'umukiza ku buzima bwabo. Naho uyu mubiri abakeneyemo utuntu, umugore akavuga ati none kugiye, ati nari nibagiwe, fata yano n'abadahagije urebe no muri rya kote nari nambaye ejo. Kavuga ati mutware ko nta kintu wasize, ati byanshiyeho ariko reka nkanda akanyenyeri. Akakubwira ati se none nta kibazo cy'ibiryo dufite, ahubwo wa muntu tware turasura, ati ntuko ari kosa yo kujyana yo Kigwaro, ujyana umutanzania taregukana y'amajuru wa mugore ukansebya. Mbese nabyo birakenewe, ariko nubwo bisaba abatunzi bafite iz'igihe gito, Yesu ni uhagije. Bakundaga kubaza abo ba Petero n'abandi bose, baravuga ngo none tubigenze gute? Yesu arababwira ngo ikintu kimwe kigomba kubaho, mugomba kunyizera, mukizera ko ari njye Kristo wera wavuye ku Mana, mukizera ko ari njye Mesiya yaje gucungura abari mu isi bose. Hepfo gatoya Petero aravuga ati ubwo twe twarigezemo ko twakwizeye se none? Yesu aramubwira ati oya, ntabwo wabonye ya ndirimbo yanditswe n'abakera ntari naza? Tibanditse ngo kisi jumwizera kandi jumwumvira
ujye unyurwa na Yesu mu kubaho kwa. Jya umwizera, numara kumwizera bizatumye umutandukanya n'abandi bose. Umenye we ko ari Kristo, umenye ko ari Mesiya, umenye ko ari ukiza abantu ibyaha. Ntabwo banyumvise? Dufite abaduhamagara benshi, dufite ibiduhamagara byinshi. Dukeneye gukura Kristo muri bya bindi byinshi no muri ba bandi benshi, we tukamumenya. Twamara kumumenya tukamwizera, twamara kumwizera tukamwumvira. Wambaza ngo kumwizera ukamwumvira ni gute? Yesu wamaze kumwizera ukavuga uti uyu niwe noneho Yesu mwami ndamubonye kandi sinkimwimura, niwe wanguze amaraso kera ku musaraba. Bariya abantu bose muri ziriya ntumwa 12 nizo zatubereye urugero. Nta n'umwe wigeze akurikira Yesu atamuhamagaye. Kazaga guhamagara ati we Simoni, Simoni ati ndikumva nkumenye. Bampamagaye numva ndakumenye. Iryo jwi ndikumva atari iry'umupfumu, iryo jwi ntabwo ari iry'umukonikoni, iryo jwi ntabwo ari iry'umwami wo mu isi, iryo jwi ntabwo ari irya Nebukadinezari, iryo jwi ntabwo ari iry'abafarisayo, ntabwo ari iry'abigisha amategeko. Iryo jwi ndikumva ari irya ndi twari twarategereje kera, uri Yesu. Yesu ati ninjye. Turampamagaye. Yesu ati ndaguhamagaye. Abandi bati karame. Jumaze kumwita bakubwira icyo aguhamagariye. Yesu ntabwo ashaka ngo tuzane amazu yacu, Yesu ntabwo ashaka amamodoka yacu ngo tuzuze muri parikingi, Yesu ntabwo ashaka aya makoti n'ibitenge, Yesu ntabwo ashaka aya maturo twigwe turatura. Yesu ashaka ko tumukurikira. Yarabahamagaraga wakitaba ati kurikira. Nuriya mugabo wamubajije ngo mbese nabona ubugingo buhoraho gute? Yaramubwiye ngo genda ubigurisha ubigabane abakene. Ntiwiga ubizana hatazagira n'ugira ngo ninjye ubizaniye. Njyewe mfite byose, ariko hari icyo nsumba ibyo byose byanyu. Nje ninjye bugingo. Genda ubigurishe hatazagira ugira ngo ninjye wabizaniye. Numara kubigurisha unkurikire. Seme amen. Twongere amen. Umuririmbyi niyo mpamvu yicujije ibyirijwi. Baramubaza ngo ariko ko tubona ukijijwe, uri umukristo, byagenze bite? Watubwira ibanga wakoresheje ukabona ubugingo buhoraho? Abivuga afite isoni. Uriya muririmbyi burya yari afite isoni, ari guhumaguza. Aravuga ati rega hari ikosa ryabayemo. Nubwo ndi umukirisitu, nubwo mba muri korari, nubwo ndi umupasiteri, nubwo ndi umuvugabutumwa, mumbona ndi umukirisitu, habayemo agakosa gato. Batakahe? Natinze cyane kwitaba Yesu wampamagaraga. Naratinze. Yampamagaye mfite 15 nza ngize 19. Ampamagara ikinya kitakimfata. Ubu indwara yose nagira niyo babaga no kubaga buhene itabi ryabayemo byinshi. Ntinda kwitaba shanza naragize ibikosa byinshi. Batinze kwitaba mushumba. Muri bano harimo batinze kwitaba, barabanza babatera inda batari kumenya ngo na se w'umwana n'uwuhe. Batinda kwitaba bajya kuza ari uko abana babiri ba mbere bamaze gupfa, ubumfura bafite n'uwa gatatu. Baratinze. Tinda kwitaba. Mungu buracyari umuririmbyi uhita witaba kiguhamagara. Ubu nawe ubunigirije warabaye pasiteri. Waratinze. Watinze kwitaba. Reba iyo ukicaye abandi turi kuza ku ruhimbi waratinze. Ariko nawe nyuma bibyaza umusaruro. Ndakimara kumva ijambo rivuga ngo none nakora iki ngo mbone ubugingo buhoraho? Bati ni ukwizera Yesu, uwo mwana umufite bafite byose n'ubugingo buhoraho. Ahita avuga ngo nubwo natinze cyane kwitaba, ariko ku munsi wa kuri 21 niringiye ijambo rye, ndamwihereje rwose ubu kuko yampamagaye ubwe. Niringiye bwa bota
sesha in my coastal anymore. No niringiye bwa buntuge fasha umwanzuro nanjye ngiye kujya nogeza ibihe byiza byo kusenga. Baramubaza atese ubwo umuntu ko kuvuka muri la famille bose abanyeshabato barabona ugiye mu byo ku cyumweru bagire umuntu uvuka mu Bangirikani barabona ubaye umudive bagire nguki, umuntu uvuka kwa shehe barabona ubaye umunyagatulika bagire nguki. Mbese nge ntabwo ngire dini mbogamiyeho amusori kubera ko uzi indirimbo nkunda, nge nkunda indirimbo ivuga ngo Imana yo mu misozi n'inayo yo mu bibaya, yari yo mu Baneo, yari yo mu Banyagatulika, yaba abamwiringiye bose bakamwizera. Yesu uri kumbwira ngo urumune uramaze. Angirikani ibyo birakureba, ngira ngo mu ijuru se bazi n'amadini dusengeramo badutandukanyiriza ku bintu bibiri. Fata ikaramu mwandika. Chantal ni umukirisitu, Sebyatsi ni umupagani. Yarambwo ntabwo mbese yizeye Yesu. Bati ntimumwandike iburyo mumwandike ibumoso. Naho badutandukanyiriza ibyo by'Abangirikani, ibyo by'Abapende, ibyo by'Abadive. Ni nkuko na Beneri yabonye tutatonda y'umurongo twese igashyiraho microfinance, utageze kuri Beka agera kuri Equity, utageze kuri Equity ajya kuri Giti, utagiye kuri Giti hari yaranje agakoresha Momo nama ku microfinance. Naho ubundi banki nkuru ni y'u Rwanda. Ariko Yesu ndamutako Stefo shaye nayo nama microfinance ni mugapfubusa yose dukoresha na ya banki nkuru y'u Rwanda. Mupfiki koko biza kurenganya abantu ngo runaka yambara ate, ubusi ikorari yambaye gute ko ariyo muri Angirikani? Ubuse ntuze ejo mundi mwahuye yari yambaye gute ari umupende? Ubuse ntagura kubitana n'umusiramu utitandiye kandi ari kavukire? Se ntagura kubitana n'umupende yarunuje? Se ntagura abona umwangirikani yambaye ubusa? Se warenganya byose. Bana yo mu misozi ni nayo mu mibaya. Cyakoze ijambo twasomye hano ku gice cya 4 ntekereza ku murongo wa 17 niho hatubwiye amagambo meza. Haravuga ngo ariko hari abantu bakunda umwijima bakawurutisha umucyo. Ntacyo wakora niyo yaba ari umupende, ntacyo wakora niyo yaba ari umusiramu, ntacyo wakora niyo yaba ari umwangirikani. Akunda kwambara ubusa kuruta ibirebire, akunda kubeshya kuruta kuvugisha ukuri, akunda gusambana kuruta kwifata. Hariho abakunda mwijima bakawurutisha umucyo. Buze nabi nyirabahe. Ariko ijambo irambwira ngo nyewe ndamaramaje, ndikumva mfashe umwanzuro atuwuhe njewe nitaye ngo mama aragira ngo uki, nitaye ngo ntawe uzi ko nagiye gusenga, nitaye ngo bari bazi ko sanzwe ndirimba, nitaye kuko babonaga mvuga indimi. Nshatse kugukurikira buri munsi Mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero no mu gihe cy'umubabaro, mu gihe nariye no mu gihe naburaye, mu gihe mbyibushe n'igihe nanutse, natangiye imiti nayihagaritse nshatse. Hari ikintu ndi kumva nshatse kugukurikira, buri ndi kumva nshaka kumukurikira buri meze. Sise nashaka iki ko mwandabagije do amazi? Muze naba nshaka iki kirenza? Nje nshatse kumukurikira. Hari ibintu ndambiwe nawe ubirambirwe. Muri rimwe yavuze ngo nshatse kugukurikira buri munsi. Batubwira haza n'amafirita kubayemo menshi. Unati ntimumutuka ari kuvuga ukuri, nanjye ndi kumva mbirambiwe. Bati iki? Ati ngende sinshaka gukorera abami babiri, ariko gukunda sinire. Ndatari kubwo byo muvuga murabizi. Wari wakizwe ukajya muri korari bakakugendaho ukagira ngo nta zindi nzira zihari. Wewe wari waba umushumba n'abakirisitu yoboye bakakwanga,
wewe wari waba umudiyakoni umushaci wa deni wakwicaza umuntu hariya kubera kukuzira akahimuka ngo ubwo waharoze, wakagera umuhanuzi ngo atagonga inkingi ati mumubere maso atamwabura, byari byakubaho. Ndatababara maze nzakorera Imana nishimye n'umutima wanjye wose, kuko Yesu niwe wampamagaye, ndamwizera, ndamwumvira, mbwiye ngo mukurikire. Iyo niyo confidence mfite. Bati yo confidence yawe ko nta kigenda, ati nta kibazo mubifate nk'ubusa cyangwa nk'ukuri, njyewe hari ibanga nabonyemo. Ati mfite ihumure ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu, dufite amahoro muri uru rugendo. Niba kuvuga ugira amahoro, niba kwanga ugira amahoro, n'usonza ugira amahoro, ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu, dufite amahoro muri uru rugendo. Kandi iyi nyanja turimo hano mu idini, iyi nyanja irimo imiraba, iyi nyanja irimo amakuba, ariko nubwo uyu muyaga nubwo uyu muyaga ufite imbaraga, natwe twegerewe ku nkombe y'uruzi. Ntawe unyumvise nterere haleluya. Abantu barakugira bate? Muri nibyo ntiyavuze ngo ubwo turushywa n'abantu nta kibazo, twizera Imana yacu. Ndaravuga ati wowe uri kubivuga witahira mu miyenzi, urabivuga utaha mwibereshe, uri kubivuga kubera wowe ufite udufaranga. Ndati oya, ntabwo ari ukubera iyo mpamvu. Yesu niwe musa nabonyemo amahoro niringiraga. Najyaga njya ku iriba ry'iyi si mfite inyota nyinshi cyane, naba ngiye kunywa agakama, ariko nyuma Yesu ndamureba ndanyurwa. None ni Yesu maza wenyine, nta rindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bubonekera uge cyane. Amen. Twongere cyane. Ariko umuntu nabwiriza ntaseke n'ukuri yabarwaye. Niba utase tuze tugusengera. Narimbuze inkomoko nkurikije ibyanditswe, mujye mubabohokaho. Repetition n'abari saa 8 bakaza saa 9, mubihorera baragasigisigi ko kwa sekuru. Nta kibazo. Mbese ntabwo wari wabona bavuze ngo turagiye gukora amavuna, muze mwambaye neza n'imyambarire mu byera imbuto, umucuranza agahita akubitamo umufungatayi w'icupa, akaza yanutse ari kurya rege gake gake. Kiziye saa 9, gahunda yatangiye saa 4, gake gake ati Yesu ashimwe mushumba, akagenda kubyuma sanga mbese mubabohokeho. N'abantu twadabuse gisekuru cyabo kiri kure, ariko ashimwe Imana ko yageze muri Zaburi kabiyegereza, ikavuga ngo naho abantu batabyumva, abandi bacecetse, mufate abacuranzi mubahereze ishako, mubahereze neberu, mubahereze iby'imirongo. Ababwiye ngo ibyo uzabura mu itangiriro uzabibona mu kindi gitabo. Iyi Bibiliya begijwe hasi n'amaraso ya Yesu. Dushimye Imana. Naringize ngo bazamure ibyuma tubone uko dusenga. Nababwiye ngo ibintu ndi gushaka namwe mumfashe nawe wumva ushaka kumukurikira buri munsi. Kandi ikindi nababwiye, muzabibona ku bantu barwara nkange rwara sima. Urarwara umwuka ukagushirana, ukagenda bakakunebiriza bakongera mundi. Noneho yukoze ikosa ryo kuvuga ukiri ku mashini, wa mwuka bari baguhaye uvamo, baguha kondisi bakakubwira ngo utegetswe kumara iminota iyi niyo utongeye kuvuga, nuvuga uvuge bikeya ako kuko utakagazi piya kagashira. Najyaga kubwira umuntu wari hano uri kuvuga ngo ayo magambo areba abantuza, areba runaka na runaka. Narimbabwiye ngo ubwo bugingo ubwiyambuye uragenda. Niko umuririmbyi yavuze, aravuga ngo amahoro Yesu abantu be ntagira akagero, ntarondoreka, ahumuriza abayafite, nutayata ntabwo uzayakurwaho. Kose basibyo mumva namwe muri kubyumva. Nutayata ntabwo uzayakurwaho. Uwiringira Imana akayiringira abona amahoro meza adashira. Nahorazi ntibakuza amahoro, abohereza amahembe bihorere, abaguhaye intarazo babohokaho, abakubwiye ko uyu mwaka utazashira bihorere. Kuko umuririmbyi yaravuze tumukomeje, aravuga ngo abo Yesu arindisha amaboko ye nta ntarazo
busa, nta mahembe, nta magambo, nta nkuba, nta mubisha ubasha kubageraho, kuko n'umutima nubwo uri kure urindwa n'umucunguzi. Seme amen. Arakugira atese. Baririmbye mwegeze avuga ati nimushaka mu ndoge, nimushake mucuragure, nimushake mu hinarike, njyewe mbabwije ukuri, njyewe ibyino mwisi ntacyo bintwaye. Baramubaza ngo kuberekera, avuga ati bundi mwaba munyihutishije, hari ahantu nshaka kujya, mwaba munyihutishije mumaye nkarifuta ingezayo, n'ubundi nari naheze kuri arete ntegereje ko aho ruzazira ruzanjyana. Baramubaza ati uri seri, atese none ubundi mu ijuru si igihugu cyacu se nticyuzuyemo amahoro se? Mu gihe tuzakigeramo se ntituzahimbaza Yesu? aho mwandageye simve wirutsa mukanga gushiramo murara mucuragura uzungezeyo. Bati byagenda bitati gihe tuzakigera tuzahimbaza Yesu umukiza azanagura. Ayiwe tuzanezera ako kantu mugasubiramo tuzahimbaza umwami wacu Yesu. Haleluya, turuije hano mwisi sishobora kumuhimbaza utabikwiye, ariko nyuma izabibona urimo. Muhimbaza mu Kinyarwanda batera aririmba ngo bahambara turiye n'umuturage, bazana ngo bahambara turiye ntituzumvishe, ukazana ngo diyezera ngora bati ibyo Ifaransa ni ibyakera, ukazana ngo mabonera iki Jesus bati yiganye abagambe, ariko nyuma izaduha urundi rurimi. Ntabwo ari cyo nigeze mbwira abantu ngo mureke kwitegura Noheli, ubunani mureke iminsi yose irangana, ahubwo ngo urundi munsi uzabaho, hazabaho igitondo. Igitondo gihora, hazaba umunsi mukuru. Ariko Zawadi arafashwa we, ariko mwabera b'Imana mwe, hari igihugu ariko kuki mutagikumbura igihugu? Barutse kuganira n'umushuti wanjye arimo hano mu iteraniro, ndamubwira ati abana bafite amakosa, amaze ati kubera iki yicara ku ishuri muri interina, iyo wabaga waratsinzwe abandi babarega iminsi isigaye ngo dutahe, wowe shomaje ukumbira kwihuta uri kuvuga ngo iyi bireti isa gutya ndayiregukana hehe? Babwira ni impamvu muri gutinya kosa mwakoreye inama. Si kugira ngo umunyeshuri bamugurire varize bayimwibe atahana udukayi mu gashashi, baramuhaye matera nziza nziza atahe ntayajyanye mu kiruhuko, yatahaga afite isoni. Mukenyere dupfe urupfu ruzatwinjiza aho batagipfa, mukenyere turare, mukenyere dusonze, mukenyere dukene nta kibazo, noneho ntacyo umubabaro wowe kuko nzabibagirwa. Ibanga kwegera intebe ye, kuko dufite n'abantu nkunze kubabona mu bantu bari badukurikirana hano online, nibo bakunze kwandika cyangwa bakahamagara bakavuga ati njyewe ibyo nakoze nta n'imbabazi nabona. Imana ifite imbabazi zisumba ibyaha twakoze.
umunzani ugize uca ugashyiraho inshuro wasambanye, imbabazi z'Imana zirabizamura bikabashuka, imbabazi zikika ku buzima bwawe. Inshuro wibye nta kibazo, Imana ifite imbabazi. Ahubwo ikibazo ni ikihe? Ni inshuro uhora ubyatura ubisubiramo, kuko Pawulo yatubwiye ngo nubwo ubuntu twabuhawe, ntabwo twahawe ubwo buntu ngo tubupfushe ubusa. Kandi ikindi ijambo ry'Imana ryabivuzeho cyiza ni ikintu kijyanye n'izi mbabazi. Nabwiye abantu ngo gukora icyaha Imana ibikubikiye imbabazi, ndetse ntabwo wahiriwe cyane ziriya nda zavuyemo, ntabwo wahiriwe ziriya mpinja zipfa zitarakora ibyaha. Bibiliya yaravuze ngo barahiriwe cyane abameshe ibisura mu maraso y'umwana w'intama. Uri mu iteraniro, twahoze dusirimba, twahoze dusenga, ariko urisuzumye, uri kumva ibyaha wakoze biri kukuremerera, uri kwisuzuma ukumva wari warahagaze mu rugendo, ahari wasubiye inyuma cyangwa waraguye, uri kwiyumvamo ko ushatse kumukurikira buri munsi, nguze dufatanye urugendo tujye iwacu mu ijuru. Nubwo wabonaga nta bugingo wabona cyangwa ukabona nta bukuriho, ngwino wegera intebe y'Imana uhabwe imbabazi. Izina rya Yesu ni izina twese abantu dukirizwamo, ni naryo dusubirizwamo ibyifuzo byacu. Tuvuge cyane amen. Ntabwo ari benshi, tugiye gusengana n'abantu bake, niyo yaba umwe, niyo ataboneka njye mwansengera, kuko narababwiye ngo nta muntu ukijijwe ubaho. Ukizwa saa 2 saa 3 abana bamena ibiryo mu ntebe ukabatuka. Ukizwa umugabo utarabona message bamwandikiye, bitewe wijisho hiturwa. Message yisonyukanaga ijisho, ukabona umugabo atangiye kusoma ugize ucyagakiza karaba. Biranga pe, kareba igitutu yaguherejeho ngo narangura umugabo nta na tanu nta n'ikira, agakiza ngo ndababwira ngo nanjye ubahagaze imbere n'aba bashumba n'aba badiyakoni n'aba baririmbyi, ntitugira ikiza dukora twibesherejweho n'ubuntu. Bityo niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo njyewe muri kumbeshyera ntabwo nkijijwe bihoraho, ahubwo mfite umwanzuro ku giti cyanjye. N'icyo gihe navuye mu gakiza nahisemo guhora nkizwa. Bano nabo bakora ibyaha, natwe turabikora, namwe mwarabikoze, ntituragireho Satani atarasa imyambi, ariko umwanzuro tubarusha twahisemo guhora dukizwa no gushyirwa mu gakiza ke. Nta muntu uri hano kuko ntiwaza hano udasanzwe usenga, ahubwo uhisemo kongera gukizwa ashaka gushyirwa mu gakiza ke, ngo tumuhe umwanya azamura ikiganza, abandi twubitse imitwe twisengera Imana, tuvuge ngo nuri yabaye nka Zawadi, ashatse kumukurikira buri munsi, nubwo ari kuburara, nubwo yambaye ubusakazi byanze, abana bamunaniye, umutware cyangwa umugore, imiryango. Mu gihe cy'umunezero no mu gihe cy'umubabaro, zamura ikiganza dusenga Imana, tuvuge ngo yafashe umwanzuro wo gukurikira umwami Yesu, nubwo afite ibimugerageza, ariko yiringiye ko mu ijuru ari igihugu cyiza cyuzuyemo amahoro. Imana iguha umugisha, uzamura ikiganza, Imana ibaha umugisha. Zamura ikiganza nawe, imyaka umaze uririmba ntabwo ari itubwira ko ukijijwe, ahubwo wowe ibyo wakoze n'umutima wawe nibyo bitwemeza ko ukijijwe. Kandi nababwiye ko ibyaducumuje bitari ngombwa. Aya ni microfinance, icyicaro gikuru cya banki turakizi. Wowe zamura uvuga ngo nubwo abantu batabizi, nzaho naguye nshatse kuba umukirisitu wo mu mutima, abantu batandeba ndi umukristo. Imana iguha umugisha, wowe wazamuye ikiganza.